Imana iduhishurira byinshi. Iri ni ihishurirwa ndimo kubabwira. Ikibazo cyanyu kubera ko abantu benshi bakunda ibiguruka ntabwo ibi mubyumva, ariko iri ni ihishurirwa itorero ry'ejo hazaza. Ni mwebwe Imana yari ikeneye kugira ngo muzabe abashumba b'ejo hazaza, ariko uri muririrwa mu mipira, uri muririrwa muri filime, wirirwa mu biganiro bidafite agaciro kugeza ku batuye isi. Iki Imana ibashakaho kugira ngo bahindure ingeso, kugira ngo bahindure imyumvire, Imana imanuke kubana nabo, Imana ihindure. Haleluya. Senga Imana iguha impano, senga Imana iguha ihishurirwa, korera Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Imana izakugira umugabo nyamugabo, Imana izaguha umugore wubaha Imana, Imana izaguha. Ibi bintu ni iby'abantu bakuru, oya ni iby'abantu bashaje. Warangiza ukavuga ngo ugiye kubanza urya ubuzima, ngo ugiye kubanza winezeze. Ariko reka nkubwire nshuti yanjye, uko urimo kwinezeza niko urimo kwiyica, niko urimo kudindiza iterambere ryawe, niko urimo gukurura uburakari bw'Imana. Ubwiza bw'Imana bugenda ryari? Ubwiza bw'Imana bugenda iyo urimo ukora ibyangwa n'amaso y'Imana. Bariya barimo bagushuka, bariya barimo bagushuka reka mbabwire ngo hari ibyiza byinshi Imana ibabikiye, birahari. Ni ukuri birahari. Imana ishimwe. Hari ibintu byiza byinshi Imana ibabikiye, ariko Imana ntiri kubabona kugira ngo ibakwerera. Nukomeza kubaha Imana mu bukumi bwawe, mu busore bwawe, mu buto bwawe, Imana izazaniza amahoro y'Imana. Mwebwe mwese mudukurikira muri mu mpande enye z'isi, abadukurikira muri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abadukurikira muri mu bihugu by'ibituranyi byo duhana imbibi, ndavuga Burundi. Abarundi mudukunda kandi mudukurikira, ndetse munabitwereka ko mudukunda, mudukurikira. Imana ibaha umugisha. Kandi abadukurikira muri mu bindi bice bigiye bitandukanye, namwe turabizi ko mudukunda kandi mudukurikira. Imana ibaha umugisha. Turabibona ko n'abari hirya ku yindi migabane ya kure, abari muri Amerika, Australia ndetse na Aziya n'indi migabane igiye itandukanye, muradukurikira, turabibona. Imana ibaha umugisha. By'umwihariko reka dushimire abandika muri komenti bakatubwira ko bari kumwe natwe, bakatubwira uko bafashijwe n'ijambo ry'Imana, bakora like ndetse n'abasharinga abandi ibiganiro tubagezaho. Mwese Imana ibaha umugisha. Abakoze subscribe n'abatarayikora tubashishikarize kuyikora. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Uyu munsi wa none ni mwene so Ndayisaba Pascal. Tumaze igihe kirekire tugenda tubabera kuri tere, tukasanga ababwiriza butumwa n'abigisha b'ijambo ry'Imana ndetse n'abafite ubutumwa Imana yabahaye. Ariko uyu munsi murabibona ko twagarutse muri studio ya Negeb TV, aho tuje kuganira ku ijambo Imana yashyize ku mutima. Nk'uko twabivuze, Imana ishyize ku mutima ijambo ry'impuguro cyane cyane ku rubyiruko, cyane cyane ku rubyiruko ndetse n'abubatsi ingo, ndetse Imana iduhaye impuguro ku muntu wese udukurikiye. Niyo mpamvu tubasaba kugira ngo mukomeze kuba hafi yacu. Twabanje ku rubyiruko, ariko turaza no kugera ku bubatsi ingo. Ni Negeb TV rero ukurikiye, ndetse ni mwene so Ndayisaba Pascal. Dusangiye gucungurwa n'amaraso ya Yesu. Niba nawe utaraba mu mubare w'abacungurwa n'amaraso ya Yesu, tuguhaye ikaze na karibu. Amaraso ya Yesu aracyafite agaciro, aracyava ku bwa buri wese wemera akamwakira. Imana ibaha umugisha. Rero mu minsi ishize twavuze ku ijambo ry'impuguro ku bakobwa, ndetse tukomozaho gatoya ku basore. N'uyu munsi wa none ibi bintu biracyaturimo, ntabwo biradushiramo. Imana yaduhaye iyerekwa rigari, ndetse iduhishurira umugambi wa Satani ku buzima bw'urubyiruko. Niyo mpamvu Imana imaze kuduhishurirwa twateye iya mbere kugira ngo tuze kuganiriza urubyiruko rwacu, urubyiruko rudukurikira, ndetse namwe abadukurikira. Mujye mukoresha ibishoboka byose urubyiruko rubashe kumenya no guhabwa izi mpuguro. Nubwo mwagiye muhugurwa n'abantu benshi bagiye batandukanye,
impuguro warazumvise kuri radiyo, warazirebye kuri televiziyo, wazumvise mu rusengero, ariko Imana ihamagara abantu mu buryo butandukanye, ikabaganiriza mu buryo butandukanye. n'ibi ngibi ndimo kuvuga nabyo urabikeneye. Imana ishimwe. Rero abo twaganira ubushize, nari ndi kumwe na mwene data Eliya. Twavuze ku ijambo riba muri Timoteyo wa mbere ibice 4 uhereye ku murongo wa 12, aho Pawulo yari arimo ahugurira Timoteyo kuba icyitegererezo. Aleluya, Imana ishimwe. Natwe turimo turabwira urubyiruko, turimo turabwira abakobwa, turimo turabwira abasore ko bakwiriye kuba icyitegererezo. Imana ishimwe. Ni ngombwa rero nshuti yanjye, mwene data, ko ugomba kuba icyitegererezo. Nubwo tugeze mu gihe kigoye, aho urubyiruko rurimo rugurukana n'ibiguruka, abakobwa n'abasore barimo bari muri hahiye, muri birashyushye, muri byacitse, ariko wowe uneze amatwi, ugize amahirwe ndetse n'umugisha udasanzwe wo kumva ndimo kukuburira, nguha impuguro n'imiburo Imana impaye kukuzanira, ukwiriye kuba icyitegererezo. Imana ishimwe. Nubwo muri iyi minsi ya none abantu benshi nyine bari muri biracitse, abandi barimo bagendana n'ibigezweho, bigatuma bakora n'ibidakorwa kubera ko bumva bari mu isi y'ibiguruka, ariko nshuti yanjye, wowe unteze amatwi, ukwiriye kuba icyitegererezo. Imana ishimwe. Aramubwira ngo ntihakagire umuntu uhinyura ubusore bwawe. Ubusore bwawe ntabwo bukwiriye guhinyurwa, ubukumi bwawe ntabwo bukwiriye guhinyurwa. Imana ishimwe. Haleluya. Ni igihe tugezemo aho ubusore bw'abasore burimo buhinyurwa kubera ko barimo bariyandurisha ibintu bidafite umumaro, barimo baritesha agaciro kuri social media, barimo barakora ibyangwa n'amaso y'Imana. Twavuze ko Imana yampishuriye ko igikundiro cy'Imana cyashize ku bakobwa, cyashize ku rubyiruko kubera ibyo barimo biyandurisha. Uyu munsi wa none ndaguhamagara mbwirijwe n'Umwuka Wera gufata ibyemezo, ukaba icyitegererezo cy'abakureba. Mu myambarire ugahinduka icyitegererezo, mu mivugire ugahinduka icyitegererezo, mu bo mugendana ugahinduka icyitegererezo. Imana ishimwe. Haleluya. Nshuti yanjye, izi nyigisho n'impuguro ntabwo zireba abakijijwe gusa, n'abadakijijwe birabareba. Nubwo waba udakijijwe, ariko ugomba kwiha agaciro wowe ubwawe. Muyobozi w'igihugu cyacu niwe ujya ukunda kutubwira ngo umuntu niwe ugomba kwiha agaciro, nutiha agaciro ntawe uzakaguha. Umwanzi Satani azakora ibishoboka byose aguhe uduhendo tw'abana, aguhereza utunezeza amaso tw'akanya gatoya, ariko akwambura agaciro kawe k'igihe kirekire. Ariko ubaye wihanganye, Imana ishimwe, ubaye wihanganye, ubaye witonze, ubaye ugendanye n'Imana wicisha bugufi, ukanga kugurukana n'ibiguruka ariko bitazaguhesha agaciro ejo hazaza, Imana yazaguha agaciro utazigera unyagwa igihe cyo kugahabwa kigeze. Imana ishimwe. Kandi twasomye irindi jambo ry'Imana mu gitabo cya Esiteri ibice 2 uhereye ku murongo wa 15. Haleluya. Tubona umukobwa witwa Esiteri wavukiye mu muryango uciriritse, ndetse ngo yabaye imfubyi akiri umwana muto, ariko Esiteri, haleluya, aba icyitegererezo cy'abamureba, aba icyitegererezo mu bakobwa, aba icyitegererezo mu rubyiruko. Abamushuka ntiyabumvira, ahubwo yumvira abamuhana. Esiteri aba icyitegererezo mu gihe cye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Esiteri twabonye ingororano Imana yamugororeye kubera ko yabaye icyitegererezo. Imana ishimwe. Haleluya. Nuramuka ubaye icyitegererezo, Imana izakurutisha bagenzi bawe.
biyanduje bakitesha agaciro. Esiteri ngo yaririnze. Birashoboka ko abantu bajyaga bamubona bakabona ari umuturage, bamubwira ngo wowe ntaho uzagera, nutambara nk'abandi, nutambara utwenda tukugaragaza uburanga ntaho uzagera. Reka nkubwire ngo ukusa siko gaciro kawe. Kwambara ubusa kugira ngo ugaragarize abantu kuri mwiza ntabwo ariko gaciro kawe. Esiteri yaririnze, areka abambara ubusa barabwambara, areka bajya gusambana kugira ngo babone akazi baragenda. Esiteri yigumiraho. Mana ishimwe, Esiteri agumaho, agumana n'igikundiro cy'Imana kuko yari yaranze kwiyanduza, yanga gusambana, yanga kwambara nabi, yanga ikintu cyose kimuzanira umugayo. Esiteri aririnda. Reka nkubwire, nuramuka ukomeje kwirinda ukabana n'Imana, haleluya, Imana ishimwe. Hari abantu Imana izahagurutsa ku ntebe ikwicaze, kuko yabicaje ku ntebe bakanga kuyubahisha, bakanga gukora ibyo ishaka. Imana izabahagurutsa ku ntebe nimara kuguhagurutsa ikwicaze, haleluya. Arangije kubwo kubaha Imana kwa Esiteri, ngo ibwami umwami akoresha igitaramo. Kubwo kubaha Imana kwa Esiteri, umwami akoresha igitaramo. Amaze gukoresha igitaramo ngo baranezerwa, arangije ngo atumiza ku mugore we kugira ngo amumurikire abari bitabiriye icyo gitaramo, abereke uburanga bwe, abereke uburyo afite umugore mwiza. Arangije ngo Hasuwerusi atuma ku mwamikazi Vashiti. Amaze kumutumaho arabyanga, aravuga ngo nanjye ndi mu gitaramo n'abagore bagenzi banjye, nta mpamvu yo kukwitaba, nta mpamvu yo kukumvira. Nubwo uri umwami abandi bakubaha, ariko njye ndagusuzuguye. Imana yari yabonye umwana wayo witwa Esiteri, nubwo ariho mu buzima busuzuguritse, nubwo ariho mu buzima bugayitse, arimo arubaha Imana. Vashiti asuzugura Imana mu rwongorerano, aho abantu bamureba n'aho batamureba. Imana igeze aho ishyira agasuzuguro ke ahagaragara, asuzugura umwami mu maso y'abatumirwa. Barangije babonye agasuzuguro Vashiti asuzuguye Hasuwerusi, barangije baravuga ngo nta kindi cyakorwa, ni ukumusenda, ni ukumwirukana ku bwamikazi, hagashaka undi. Barangije ngo batoranya abakobwa mu bihugu 127. Urimo urumva ibihugu 127 umwami Hasuwerusi yari ahagarariye, byose batoranyamo abakobwa bafite uburanga. Papa, Imana ishimwe, batoranyamo abakobwa bagaragara neza, ariko ngo kubw'igikundiro cy'Imana bazanamo na Esiteri, kugira ngo Imana igaragaze ko umuntu wayumviye n'uwayubashye. Haleluya. Imana ifite ubushobozi bwo kumusumbisha abandi. Haleluya. Nuramuka ukomeje kubaha Imana mu bukobwa bwawe, nuramuka ukomeje kumvira Imana mu busore bwawe, Imana izazana isumbwe. Mana ishimwe, wireba ibiguruka ngo ugurukane nabyo, wishaka gutunga ibitari mu bushobozi bwawe. Komeza wiringire Imana, komeza uyisenge. Mana ishimwe, ndafashijwe. Haleluya, haleluya. Ndumva afashijwe n'irira. Nukomeza kubaha Imana mu bukumi bwawe, mu busore bwawe, mu buto bwawe, Imana izazana isumbwe igusumbisha abandi. Twabonye ko ni mu ncamake z'ibyo twavuze ejo bundi. Haleluya. Arangije ngo Esiteri aratoranywa, ageze ibwami, n'inkone zimugirira urukundo, n'inkone atona ku nkone, ngo akajya ahabwa ibimukwiriye igihe cyabyo. We ntacyo yasabaga, ntabwo yavuga ngo nkeneye ibi, oya. Imana ishimwe.
inkone zari abantu bakonwe n'abantu bakonwe ibwami, bagombaga kwita ku bagore b'umwami kuko batagombaga kubegera ngo baryamane n'abagore b'umwami, babaye inkone barabakona. Ariko ngo izo nkone zareba Esiteri zikabona ni umukobwa w'igikundiro kuko yari ariho ubwiza bw'Imana. Reka nkubwire, ubwiza bw'Imana bugenda ryari? Ubwiza bw'Imana bugenda iyo urimo ukora ibyangwa n'amaso y'Imana. Bariya barimo bagushuka bagatwara ubusugi bwawe, barimo barashaka gutwara igikundiro. Ntabwo ari uko uruta abandi, ntabwo ari uko ufite amaso meza, ntabwo ari uko ufite amaguru meza, ntabwo ari ikindi cyiza ufite. Barashaka igikundiro cy'Imana kukigukuraho. Ni umugambi wa Satani ushaka kukugira uciriritse ejo hawe hazaza. Nukomeza kwirinda, Imana igufiteho umugambi mwiza. Bakobwa, nshuti zanjye, ndetse namwe basore, Imana impaye ubu butumwa kugira ngo mubazanire. Imana ibafiteho umugambi mwiza. Nimukomeza kwirinda, mugakomeza kubana n'Imana neza, Imana izazana isumbwe. Imana ishimwe. Twari turimo tuvuga incamake z'ibyo twaganiriye ahashize kugira ngo abatarakurikiye ikiganiro cyabanje nabo bumve, nabo bajye muri mudu tuganire ijambo ry'Imana. Uyu munsi mbazaniye ijambo ry'Imana nanone, ariko uyu munsi ndaza kwibanda guhugura abasore. Imana ishimwe. Iyo ndimo guhugura urubyiruko, buri wese agomba kwisanga mu rubyiruko, ariko uyu munsi umwihariko ni ukuganiriza abasore. Imana ishimwe. Abasore benshi bakunda kuvuga ngo hoya tuzaba dukizwa, ibi bintu ni iby'abantu bakuru, hoya ni iby'abantu bashaje. Warangiza ukavuga ngo ugiye kubanza urya ubuzima, ngo ugiye kubanza winezeze. Ariko reka nkubwire nshuti yanjye, uko urimo kwinezeza niko urimo kwiyica, niko urimo kudindiza iterambere ryawe, niko urimo gukurura uburakari bw'Imana ku buzima bwawe. Mu gihe ukiri mutoya, utaragira ibibazo byinshi, utaragira inshingano nyinshi, wibona amafaranga uyapfusha ubusa ngo n'ubundi uzabona ayandi, ngo uracyari mutoya, ngo reka ubanze ukora ibi. Oya, igihe cyawe n'umwanya wawe ufite. Shaka Imana, girana ubushuti n'Imana, senga Imana iguha impano, senga Imana iguha ihishurirwa, korera Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Imana izakugira umugabo nyamugabo, Imana izaguha umugore wubaha Imana, Imana izaguha umugore, izaguha umukobwa wirinze kuko nawe wirinze. Ariko uyu munsi wa none urimo urasaragurika, urarara ahangaha ejo ukarara hariya, uraryamana n'uyu ejo ukaryamana n'uriya, warangiza ngo urashaka umukobwa wirinze. Ntabwo bizakunda, nawe uzabona uwasaraguritse nkawe, kubera ko ibi bintu dukora, nubwo tubikora mu buryo bw'umubiri ukabona ni ibintu biri aho nyine urabikoze birarangiye, ariko bigira ingaruka, bifite inkurikizi bikurikira. Niba uri musambana, nawe uwawe nawe arimo arabikora. Kandi niba urimo urasambana, ndagira ngo mbabwire iki kintu naragihishuriwe, urimo uratanga umurage mubi ku bagukomokaho, urimo urabaroga, urimo uratanga uburozi. Ni uburozi urimo uratanga, urimo uraroga ibisekuru bizagukomokaho, urimo uraroga. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Haleluya. Urimo uratanga uburozi ku bagukomokaho. Niba usambana na 5 ku munsi, abagukomokaho bazasambanya 10. Irinde. Imana ishimwe. Haleluya. Nshuti zanjye, bene data, ndifuza gutanga umusanzu wanjye. Haleluya. Ndifuza gutanga umusanzu wanjye. Njye nkunda kubwira abantu, nubwo ntakunda kubivuga kenshi, ariko ubu butumwa tubagezaho tubushoramo imbaraga, tubushoramo imbaraga z'umubiri,
tubushoramo imbaraga z'amafaranga, tubushoramo umwanya, dutanga igihe cyacu kugira ngo tubagezeho ubutumwa. N'impamvu ki? Nizihe nyungu tubifitemo? N'uyu muhamagara Imana iduhamagaye, nubwo harimo abantu babibona ukundi kuntu, bakabyumva ukundi kuntu, nuko hari izindi nyungu tubitegerejemo, ariko ndagira ngo mbabwire ngo inyungu za mbere nuko tugeza ku batuye isi icyo Imana ibashakaho, kugira ngo bahindure ingeso, kugira ngo bahindure imyumvire, Imana imanuke kubana nabo, Imana ihindure. Haleluya! Imana nizo nyungu tubifitemo. Haleluya! Imana ibana natwe, njya nkunda kubibabwira, iyo dusenze Imana ibana natwe, Imana iduhishurira byinshi. Iri ni ihishurirwa ndimo kubabwira. Ikibazo cyanyu kubera ko abantu benshi bakunda ibiguruka, ntabwo ibi mubyumva, ariko iri ni ihishurirwa. Ubu ni ubuhanuzi butavangiye, uyu ni umwuka w'Imana wanganirije ibi, ni umwuka w'Imana. Haleluya! Haleluya! Imana ishimwe. Ni umwuka w'Imana wasanze ambwira ko ngomba guhugura urubyiruko. Imana ishimwe. Aho tujya dukunda kubana barabizi, njya ngira n'impuguro z'abubatsi ingo, ariko nazo tuzazigarukaho. Ariko uyu munsi wa none urubyiruko rwacu rurangiritse, urubyiruko rwacu rwagiye mu biyobyabwenge, rurimo ruranywa itabi, rurimo ruranywa urumogi, rurimo rurasambanya abato n'abakuze. Reka mbabwire, ni ingorane. Haleluya! Imana ishimwe. Reka mbabwire ngo Imana iduhagurukije mu gihe gisa nk'iki ngo tubabere amikoro, turangurure ku misozi, tubabwire ngo murimo murica ejo hazaza hanyu, murimo murasambana, murimo muriba, murimo murakora urugomo, mwanya wanyu muwupfusha ubusa, mwanya wanyu muwupfusha ubusa. Aho kugira ngo mufate umwanya musenga, mufate umwanya muri mu mipira, mufate umwanya muri filime, mwanya wanyu mwawupfushije ubusa. Imana yarababuze kugira ngo ibaganirize, Imana yarababuze kugira ngo yubake ejo hazaza hanyu. Basore namwe bakobwa, ni mwebwe Imana intumyeho. Imana irabakeneye kugira ngo ibubakeho itorero ry'ejo hazaza. Ni mwebwe Imana yari ikeneye kugira ngo muzabe abashumba b'ejo hazaza. Ariko uri muririrwa mu mipira, uri muririrwa muri filime, wirirwa mu biganiro bidafite agaciro. Imana iragukeneye nshuti yanjye. Imana iragukeneye. Imana iragukeneye. Imana ishimwe. Imana yagiye ihamagara urubyiruko, ihamagara abato, ihamagara abakobwa, ihamagara abasore. Bibiliya irimo ibyitegererezo byinshi. Turamutse tuvuze bwakwira bugacya, ariko Bibiliya iri mu rubyiruko Imana yahamagaye, kandi barinda basaza, barinda bava mu isi batiyanduje. Imana irabakeneye kugira ngo ibubakeho itorero ry'ejo hazaza. Ariko uyu munsi wa none mwirirwa muvuga abagakwiriye kubayobora, muvuga ngo pasiteri kanaka ko akora ibi. Hoya, genda egera Imana, shaka iby'Imana ishima, girana umubano n'Imana, girana ubusabane n'Imana, fata amasengesho usenge. Uriya mwanya w'ipfabu, kubera iki ufata umwanya wawe ukawupfusha ubusa? Niko nasomye ijambo ry'Imana rirambwira muri Yesaya, ni ukubera iki mufata ubutunzi bwanyu mukabugura ibyo kurya bitari ibyo kurya nyakuri? Ntabwo mbabwiye ngo mureke kunezerwa, ibitaramo mubijyemo, ku mazi mugende, ariko mwirinde ikintu icyo ari cyo cyose cyababaza Imana. Kandi nubwo ibyo byose mubyemererwa, niko Pawulo yavuze, aravuga ngo byose turabyemererwa, ariko siko byose bitugirira umumaro. Ndashaka kubwira urubyiruko runkurikiye ndetse n'ababyeyi bankurikiye, niba ufite urubyiruko tangira urutoze, tangira
rusheyaringa iki kiganiro. Imana ishimwe. Imana iragukeneye nshuti yayo. Yego uri muriga kugira ngo uzabe minisitiri, kandi koko bizaba. Ejo hawe ni heza. Imana ishimwe, ejo hawe ni heza. Ariko se nuba minisitiri utarihatiye gushaka Imana, n'icyo uzamarira Imana muri iriya ntebe? Nuba depite, nuba ambasaderi, n'icyo uzamara mu kindi gihugu? Imana uzayimarira mu maroki? Reka mbabwire ngo hari ibyiza byinshi Imana ibabikiye, birahari. Ni ukuri birahari. Imana ishimwe, hari ibintu byiza byinshi Imana ibabikiye, ariko Imana ntiri kubabona kugira ngo ibakore ku maso mu byakire. Hayiwe, nafashijwe cyane. Munyemere dusome ijambo ry'Imana. Haleluya. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro, mu gitabo cya Mose cyitwa Itangiriro. Dusome ibice 39. Duhere ku murongo wa 7 tugeze ku wa 10. Igitabo cy'Itangiriro ibice 39. Dusome duhere ku murongo wa 7 twumve iki ijambo ry'Imana rivuganye natwe. Haleluya. Haravuze ngo hanyuma y'ibyo nyirabuja abenguka Yozefu aramubwira ati turyamane, maze ariyangira. Haleluya. Abwira nyirabuja ati dore databuja ntagenzura ibyo mubikiye byo mu rugo, ndetse ambikije ibyo atunze byose. Muri uru rugo nta urundutamo, kandi ntacyo yasize ngo akinyime keretse wowe, kuko uri umugore we. None nabasha nte gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku Mana? Akajya abibwira Yozefu ko bukeye ntamwumvire ngo aryamane nawe cyangwa abane nawe. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Uyu munsi wa none ndifuza ko tuyoborwa n'umwuka. Nituyoborwa n'umwuka nibwo tutazakora ibyo kamere zirarikira. Kamere yifuza gusambana, kamere yifuza kwiba, kamere yifuza kujya mu biganiro biteye isoni, kamere yifuza kubana n'ababi. Ariko ni ngombwa ko twemerera umwuka w'Imana. Nshuti zanyu, muri urubyiruko nibyo, mufite amaraso yihuta nibyo. Reka tuganire nshuti zanyu. N'Imana iragukeneye mu bwami bwayo. Nubwo ubona ko hari ibintu byinshi ukenewemo kuko ufite imbaraga nk'urubyiruko, ariko ndashaka kugutangariza iri tangazo. N'Imana iragukeneye mu bwami bwayo. Hari icyo wakora mu bwami bwayo. Imana ishimwe. Iyo dusomye iri jambo ritwereka uyu muhungu cyangwa se uyu musore witwa Yozefu. Ntabwo ndi bujye mu mateka ya Yozefu kuko byaba ibindi twatinda, ariko muze kunyemerera mvuge gatoya kuri Yozefu. Uyu Yozefu akaba yaravukanaga n'abandi bavandimwe. Ari umuhungu wa Yakobo, akavukana n'abandi bahungu benshi bamurusha uburanga, bamurusha igikundiro, ariko yari umwana w'inkoramutima kuri se, yari n'umwana w'inkoramutima ku Mana. Yagiraga umwanya wo gutindana n'Imana, yagiraga umwanya wo kuba mu bintu by'Imana. Yajya kuryama, Imana ikavugana nawe mu nzozi, ikamusezeranya amasezerano akomeye. Yarangiza nk'umwana akabyuka abwira se ibyo yarose, akabyuka abwira abakuru b'ibyo yarose,
bakuru be bamugirira ishyari, bakuru be bakundaga kumwita Karosi bamugirira ishyari kuko ngo yajyaga akarota imiba y'inkwi ihagaze, yarangiza yose ikagwa uwe ugasigara uhagaze. ubwo yarotaga nyine bavuye gutashya, ari se, ari mama we, ari n'abakuru be, ariko yajya kubona akabona ya miba yabo yose iraguye, umuba ugasigara ari uhagaze wonyine. yarangiza yasobanuza se, Isa akamubwira ati ubu ngubu ushatse kuvuga ko njyewe na mama wawe na bakuru bawe twese tuzakubararira pe? Reka nkubwire, nuramuka wubashye Imana ukirinda kugendera mu kigare cy'abagendera mu bigare, ukirinda kwiyandurisha ibyangwa n'amaso y'Imana, Imana izakurutisha n'abo utagakwiriye kuruta, Imana izabakurutisha. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe. Ndumva umunezero mwinshi, ndumva mfashijwe n'iri jambo. Mbere y'uko mbafashisha ijambo, nuko riba ari njye ryabanje gufasha. Imana ishimwe. Haleluya, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Arangije yakundaga kurota inzozi nyinshi zigiye zitandukanye. Arangije ngo igihe kimwe ajya bene se bajya kuragira umukumbi wa se. Ndihuse barangije ngo ise atuma Yozefu kubagemurira ngo arebe uko bameze. arangije agezeyo, agitunguka nka hariya, bamubonye bene se baravuga ngo dore nguriya Karosi araje, nimureke tumwice tuzarebe za nzozi z'uko zizasohora. Reka nkubwire, iyo ugendana n'Imana, Imana ikaguhishurira ibintu bikomeye cyangwa se igahishura umugambi gufiteho, hari abahagurukira kukugirira ishyari, ariko ndagira ngo nkubwire ngo nutindana n'Imana, ibyo yavuganye nawe byose bizasohora. nta na kimwe kizigira kivaho, nta nyuguti n'imwe izava mu by'Imana yakugambiriyeho. nuramuka utindanye n'Imana, nuramuka uyikomejeho, nuramuka ushyize hasi ukanga ibihendo by'ibyiza bigaragara, Imana izakugira mukuru, Imana izaguteza imbere, uzaba umutunzi. humura, wowe tindana n'Imana, hinduka inyangamugayo. Imana ikeneye abantu b'inyangamugayo, Imana ikeneye abasore b'inyangamugayo, Imana ikeneye abakobwa b'inyangamugayo, ikeneye kububakaho itorero ry'ejo hazaza. irabakeneye kugira ngo ibahindure abaperezida, muhagararire ibihugu, nimurangiza kubihagararira muyubahishe. ariko uyu munsi wa none ko murimo kwiyanduza kandi mukaba mushaka kuba abantu bakomeye, ndagira ngo mbabwire ngo ubuyobozi bwose buturuka ku Mana. byashoboka ko utazaba pasiteri, ahubwo uzaba gitifu. byashoboka ko utazaba gitifu, ahubwo uzaba minisitiri, cyangwa se ukazaba umuyobozi w'umujyi runaka. ariko Imana iragukeneye kubanza kuba inyangamugayo, kugira ngo numara kuba inyangamugayo, Imana ikagutereka kuri iriya ntebe uzayubahishe. nshuti zanjye, rubyiruko mwese murimo munkurikira, ndagira ngo mbabwire ngo ubu butumwa Imana irabumpaye kugira ngo mbubazanire. haleluya, Imana ikeneye urubyiruko rw'inyangamugayo, izubakaho itorero ry'ejo hazaza. mwikwiyanduza. reka twihute. Yozefu ageze kuri bene se, baravuga bati Karosi araje. bamwe baravuga ati reka tumwice, abandi baravuga bati reka tumugurishe, amaraso ya mwene data ye kutubarwaho. Imana ishimwe. nuramuka wubashye Imana, hari abazakugambiriraho ikibi, ariko Imana inyure mu mutima wabo ikigamburuze. barangije ngo bahuza umugambi wo kumugurisha, bakumugurisha Bishimayeli.
baramugurisha, baramutanga. Abishimayeli nibo bamugurishije na Potifari. Uyu Potifari yari akomeye muri Egiputa, yari umunyegiputa, yari umwe mu ngabo zakoraga ibwami, yari akomeye muri kiriya gihugu. Arangije ngo amujyana mu rugo rwe, aramugura, amugira umukozi wo mu rugo, amugira umuboyi. Ariko hari ijambo nasomye riranezeza ngo Yozefu kubera ko yari hariho igikundiro cy'Imana, ageze mu rugo kwa Potifari, ikintu cyose akozeho kikagenda neza, ngo urugo rwa Potifari ruhabwa umugisha. Imana ishimwe, ibyagendaga nabi bitangira kugenda neza. Reka nkubwire nshuti yanjye, nukomeza kwitwara neza, ukanga umugayo, ukava mu busambanyi, ukava mu bujura, ukava mu bintu bidafite umumaro, ukava mu birakaza Imana, ugashakashaka iby'Imana ishima, ibyo uzakoraho byose, haleluya haleluya, bizaba byiza. Uzajya muri kampani babone nta mukozi mwiza ukurenze, nubwo waba utarize cyangwa warize, ibyo uzakoraho byose bizahinduka byiza, kubera ko watindanye n'Imana, kubera ko wanze umugayo. Imana ishimwe. Hari abajya mu kazi bakakajyamo bagasambaniye, ariko ako kazi ntibagatindemo, kuko bagasambaniye bakageramo ba nyirakazi bakabona utagashoboye, warangiza ukakirukanwamo vuba. Ariko uba waramaze kugurisha ubusugi bwawe, uba waramaze kugurisha ubumanzi bwawe, nubwo ukagiyemo warasambanye, waratanze ruswa, warakoze ibindi byangwa n'amaso y'Imana, uzakageramo babone si wowe wagombaga kugakora, kubera ko bya bindi wakoze byagukuyeho igikundiro cy'Imana. Abantu badukunda baduciye iki? Badukunda baduciye igikundiro cy'Imana kiba kiri kuri twebwe. Nutakaza igikundiro cy'Imana, ubwiza bw'Imana bukakuvaho, nubwo waba uzi gukora neza bimeze gute, abantu bazakubona babone ntacyo ushoboye. Haleluya. Reka twihute. Yozefu baramugura, bamaze kumugura agera mu rugo kwa Potifari, ibintu bye byose bigenda neza. Arangije amuhindura umuyobozi w'abakozi, amuhindura umutware muri urwo rugo. Arangije ibintu byose arabimubitsa, kubera ko ubwiza bw'Imana bwari bumuriho. Imana ishimwe, kubera ko Imana yari yaravuganye nawe kandi agakomeza gutegereza isezerano akiranuka, Imana igumana nawe. Imana ishimwe. Arangije bigera no ku rwego umugore wa Potifari, nyirabuja, yifuza kuryamana nawe, kubera ko yamubonagaho ubwo bwiza, ariko ntiyari abitewe n'urundi rukundo. Ni Satani wari unyuze muri we, kugira ngo ibyo Imana yavuganye na Yozefu abitesha agaciro, abihindura ubusa. Yifuza kuryamana nawe, abimusaba kenshi. Yozefu ariyangira, niko Bibiliya yatubwiye. Imana ishimwe. Nagasomye kano kantu kavuga ngo ariyangira. Haleluya. Numva ndanezerewe cyane. Uyu munsi wa none hari abasore barundukiye mu cyo twita shugamami. Abagore babaruta ngo nuko bafite amafaranga, barabashukisha ubutunzi bwabo, babahereza amafaranga, babagurira amatelefone agezweho, abandi babagurira imodoka, bemera kuryamana nabo, bagurisha ubwiza bw'Imana bwari bariho. Ndagira ngo mbabwire ngo urubyiruko Imana ibantumyeho, mukwiriye guhindura imyitwarire, mukwiriye guhindura imyumvire. Nibyo koko murashaka gutunga, ariko ni ngombwa ko murinda ubwere bw'Imana, ni ngombwa ko mwirinda igikundiro cy'Imana ntikibaveho. Nikibavaho muzasigara ntacyo muvuze. Iyo modoka yayiguhereza ukajya uhora uyiririramo, iyo nzu yayikubakira ejo ukayiririramo cyangwa igasenyuka, cyangwa se bakayikunyagwa, kuko iby'ubusa bigendera ubundi busa.
Yosefu yashoboraga kuryamana na nyirabuja akamuha igihumbi, akamuha ibihumbi, akamuha miliyoni, ariko kubera ko reka mbabwire Satani ajya gushuka, wakora icyaha gatoya akavuza induru akagutabariza. Byarashobokaga ko Yosefu yari kwanga gufungwa azize gukiranuka, agafungwa azize gukora icyaha. Amaze kwanga kuryamana n'umugore wa Potifari, yaririjije arataka, asigarana umwenda we, arangije aravuga ngo yaragiye kumufata ku ngufu, bituma ajya muri gereza arafungwa. Ariko byaranashobokaga ko yari gufungwa bamusanze aryamanye na nyirabuja, bakamufatana igihanga bakamujyana muri gereza. Reka nkubwire, nuhura n'ingorane uzize gukiranuka, Imana izabyikorera. Imana ishimwe, izashaka uburyo igukure muri gereza, izashaka uburyo igukure muri ubwo bukene. Imana ifite izindi nzira papa, Imana ifite izindi nzira mushiki wanjye, Imana ifite izindi nzira mukuru wanjye na murumuna wanjye. Imana ishimwe. Yanga kuryamana na nyirabuja, ajya muri gereza arafungwa. Sinshaka kubivimuzi, ndimo ndihuta. Arangije amaze gufungwa, ngo hashize imyaka 2, umwami Farawo arota inzozi, arose inzozi. Yari afite abapfumu bamusobanurira inzozi yarose, yari afite abakonikoni, yari afite abanyabwenge, yari afite abantu benshi bagombaga kumusobanurira ibyo yarose. Imana ishimwe. Haleluya. Ndumva mfite umunezero kubwira ijambo, ariko igihe cyo gukora kw'Imana kigeze. Imana ishimwe. Igihe cyo gukora kw'Imana kigeze kuri Yosefu. Ibyo yavuganiye nawe mu nzozi, inzozi zinanira abarozi, inzozi zinanira abapfumu. Barangije umwami aravuga ati ndabica. Muri urwo rugo hari umwe mu bafunganywe na Yosefu, mu batware bari barigeze gufungwa, afunganywa na uri mu mwuka w'Imana. Haleluya, haleluya. Nafunganywe n'umuntu uri mu mwuka w'Imana, narose inzozi arazisobanurira, kandi uko nazirose, uko yazisobanuriye niko zasohoye. Imana ishimwe. Haleluya. Baravuga ati nimumutumeho, batanga itegeko. Yosefu bamutumaho, baramwambika, baramugaburira, baramwuhagira asa neza. Reka nkubwire, Imana niza kugutabara kuko wayikiranukiye, wabanye nayo. Nta ibyo wifuza byose, ya myambaro wagombaga gusambanira bazayikwambika. Imana ishimwe. Bwa butunzi bwose bazabuguha. Imana ishimwe. Kwa kumenyekana washakaga kumenyekana binyuze mu nzira mbi, Imana ifite inzira nziza izabinyuzamo ukamenyekana udakoze icyaha. Yosefu baramuzana, umwami yari yarose, abona ngo ahagaze ku ruzi cyangwa se ku nyanja, ngabona haturukamo inka 7 z'umunanu, haturukamo n'izindi 7 zibyibushye, ariko ayoberwa ibyo ari byo. Ndimo ndihuta. Yosefu araza asobanura izo nzozi, abwira umwami, aramubwira ati izo nka 7 wabonye zibyibushye n'imyaka 7 y'uburumbuke. Haleluya. N'imyaka 7 y'uburumbuke. Imana igiye guha igihugu cya Egiputa kwera. Imana ishimwe cyane. Imana igiye guha igihugu cya Egiputa kwera. Imana igiye guha amatungo yo muri Egiputa kororoka. Imana igiye guha umugisha igihugu cya Egiputa. Imyaka 7 rwose ibintu bizaba bimeze neza. Haleluya. Arangije aramubwira ati ariko icyitonderwa, wabonye n'izindi 7 z'umunanu. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga indi myaka 7 izakurikira iyo ngiyo. Iyo myaka 7 ikazabamo inzara. Iyo myaka 7 mukajya muhinga ntibyere. Iyo myaka 7 mukajya muhinga ntimusarure, imvura ikabura. Mbese hazabaho ibintu bituma muhinga ntimweze, aborozi bakorora bikanga, abahinzi bagahinga wapi, abiga bakiga ibyo bize ntibibagirire umumaro. Reka mbabwire ngo iki gihe kijya kibaho.
Haleluya. Ariko umuntu uri mu mwuka w'Imana, haleluya, ndashaka kuvuga ku muntu, ku rubyiruko rwubashye Imana, ugahera uri mutoya ukagenda imbere y'Imana wicisha bugufi. Imana ishimwe, Imana izakurutisha abandi. Haleluya. Bariya urimo kubona barimo bakora ibyangwa n'amaso y'Imana, ukabona baguze imodoka, byigutera ubwoba. Nubwo bageze ku iterambere barakoze amanyanga, wowe witerwa ubwoba n'ibyo. Ejo uzaba depansa kubera ko wakunze gukiranuka ukabana n'Imana neza. Ejo uzabanyuraho wemye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Asobanura izi nzozi, umwami aravuga ati ibyo uvuze nibyo nabonye rwose. Arangije Yosefu, umuntu uri mu mwuka w'Imana ni n'umujyanama mwiza. Haleluya. Atangira kugira inama umwami. Nawe tekereza Kadogo, abo bakunda kwita ba Kadogo, wakoraga kwa Potifari mu rugo, yoza amasafuriya, arimo akoropa, akamura itorosho, arimo akupakupa jaride. Haleluya. Ahindutse umujyanama w'umwami w'igihugu cya Egiputa, igihugu gikomeye, kubera ko yubashye Imana, kubera ko yanze kwiyanduza, kubera ko yanze kuryamana n'abamuha amafaranga. Ndagira ngo mbwire urubyiruko runtega amatwi. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Arangije ahinduka umujyanama w'umwami uwo mwanya. Imana ishimwe. Ahinduka umujyanama w'umwami uwo mwanya. Aramubwira ati rero, Imana ishimwe, reka mubwire, nutindana n'Imana uzajya wigirira confidence. Haleluya. Uzatumirwa mu nama utagakwiriye gutumirwamo. Ubwiza bw'Imana nukomeza kuburinda bukakugumaho. Haleluya. Imana ishimwe. Aravuga ati rero umva ukuntu bimeze mwana. Shaka umunyabwenge muri iki gihugu wize neza. Haleluya. Iyo myaka 7 y'uburumbuke igiye kuba, ahunika ibigega, abagira inama uburyo babika imyaka ikamara igihe kirekire, ababwira uburyo batunga amatungo, bakabika ibyo kurya amatungo azarya igihe kirekire. Reka nihute, ndanezerewe cyane kubwira ijambo. Haleluya. Arangije ngo izo nama zinezeza Farawo. Reka dusome, reka tubisome muri iki gitabo cy'Itangiriro, n'ubundi twasomye ibice 41. Haleluya. Ibice 41, duhere ku murongo wa 37. Haravuze ngo iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo abaza abagaragu be ati, haleluya, abaza abagaragu be ati, Imana ishimwe, tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Nuguma kubaha Imana. Haleluya. Igikundiro cy'Imana kikakugumaho, Imana izazana isumbwe kubureba, kubo wumva babaye ibihangange. Imana izagukoresha ibikomeye. Wikora amanyanga ngo ujye muri Amerika, wikora amanyanga ngo ujye muri Australia, wikora amanyanga ngo ujye mu bihugu twumva byateye imbere. Imana izakujyana muri umukiranutsi, ukora ibyo gukiranuka, ukomera ariko wubahe n'Imana uyubahishe. Arangije kuri murongo wa 39, Farawo abwira Yosefu ati, kuko Imana ikweretse ibyo byose, nta wundi, haleluya, Imana ishimwe, nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye. Haleluya. Haleluya. Nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye.
ndagira ngo nkubwire ngo utindane n'Imana nshuti yanjye. Farawo abwira Kadogo wakoraga kwa Potifari ariko yubaha Imana, asenga, akiranukira Imana. Ibi biturutse kuki? Biturutse ku ijambo yabwiye nyirabuja. Aramubwira ati databuja nta kintu yanyimye muri uru rugo keretse wowe, kuko uri umugore we. Natinyuka ne gukora icyaha kimeze gutyo ngacumura ku Mana yanjye. Reka nkubwire ngo Imana ibana nawe mu buzima bwawe bwa buri munsi. Bya bindi ukora burya Imana irabireba. Bya bindi utega imodoka ukajya ku Gisenyi, bya bindi utega imodoka ukajya muri iriya hoteli, muri iriya rogi, ijisho ry'Imana riba rikureba. Nubwo ubeshya abantu ko uri umuririmbyi, nubwo ubeshya abantu yuko uri umunyamasengesho, ariko biriya ukora Imana irabireba. Nukomeza biriya, Imana impagaritse imbere yawe. Imana ishimwe cyane. Imana impamagaye nk'umurinzi, niko yabwiye Ezekiyeli. Iramubwira ngo nkugize umurinzi w'ab'inzu ya Isiraheli. Negebu TV izi igihe, kandi Imana ishyize ijambo ryayo ku mutima wanjye muri iki gihe kugira ngo ngutangire. Wari uyobye, wari ugiye kwikuraho ubwiza bw'Imana, wari ugiye kumara imyaka yawe yose warahindutse nk'igikatsi cyangwa igishishungwa, warahindutse nk'udafite icyo amaze kandi nyamara wakimara. Rubyiruko nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ngo niba wari waramaze kwiyanduza, birakwiriye kugarukiraho. Haleluya, haleluya. Farawo abwira Yozefu, aramubwira ngo kubera ko Imana ikweretse ibyo byose, nta wundi muhanga, amina, nta wundi munyabwenge uri muri iki gihugu. Ndagira ngo mbatangarize ko iyo nama yari irimo visi perezida, yari irimo ibisonga, yari irimo abaminisitiri, yari irimo abadepite. Iyi nama yari irimo abantu bakomeye, yari irimo abahagarariye igisirikare, yari irimo abahagarariye inzego zikomeye. Haleluya. Iyi nama ntabwo yari iciriritse papa. Haleluya. Yari irimo abantu bakomeye. Arangije Farawo ntiyaterwa ubwoba n'abajenerale bari muri iyo nama. Reka nkubwire, nukomeza kwirinda ubwiza bw'Imana bukaba kuri wowe, Imana izagukorera ibintu bitangaje ku buryo abantu bazakureba bakavuga ngo ubundi wabagahe. Haleluya, Imana ishimwe. Aramubwira ngo nta wundi muri iki gihugu, nta wundi muhanga w'umunyabwenge muhwanye, ni wowe number one. Haleluya, Imana ishimwe, ni wowe number one. Reka mbabwire, nuko abantu bakunda gukomera ku cyubahiro cyabo, ariko iyo ntekereje iri jambo sanga umwami harabuze gatoya kugira ngo amuhe intebe yicaragaho aba ari uhinduka umwami wa Egiputa. Yaravuze ati nanjye urandenze. Haleluya. Ariko kubera ko nyine icyubahiro cyanjye ngomba kukigumana, uhindutse uwa kabiri. Amen. Reka mbwire urubyiruko runambe ku Mana. Haleluya. Rubyiruko munambe ku Mana, mwiringire Imana, muyikomezeho, izabakorera ibirenze. Yozefu ahinduka wa kabiri, ahinduka premier minister, ahinduka minisitiri w'intebe, abufata ibyemezo. Kandi igihe cyose yabaye muri Egiputa yarahiriwe. N'abandi bamugurishije bene wabo baje kumuhakwaho, baje kumusaba ibyo kurya. Igihugu cyabo cyatewe n'inzara, barangije baravuga ngo tugende dusuhuke, bajya muri Egiputa kuko byari byeze. Bari barabonye umunyabwenge ubasha guhunika. Hari abantu bagutaye, hari abantu bakwirengagije, hari abantu mwiganye
bakwirengagiza, ariko nukomeza gutindana n'Imana ubwiza bw'Imana bukakubaho, bazakugarukira babonye imirimo n'ibitangaza Imana igukoreye n'ibyo igukoresheje. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Arangije baza kumuhahaho, nawe ntiyabagirira ishyari, ntiyavuga ngo reka mbiture ibyo mwankoreye. Hari abantu bakugirira nabi nabo ubwabo atari bo, ari ukugira ngo umugambi w'Imana ku buzima bwawe usohore. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ujye ubabarira na ba bandi bakugambaniye, ba bandi bagucishije mu nzira zigoye kugira ngo usohoraho kuri iyo ntebe wicayeho. Imana ishimwe. Rubyiruko, nshuti zanjye, nimwiyegurire Imana. Imana izabagirira neza, Imana izabahindura abakomeye, Imana izabicaza ku ntebe zifata ibyemezo, Imana izabatambagiza ibihugu n'ibihugu, ariko mutindane n'Imana. Imana ibaha umugisha. Ndimo ndegereza ku musozo. Arangije Yozefu yicara kuri iyi ntebe. Iyaza kwibeshya, reka mbabwire ngo Satani ajya kwereka utuntu duciriritse tw'uduhendo tw'abana kugira ngo umugurisheho gukomera kwawe. Iyo Yozefu aza kwemerera muka Potifari bakaryamana, byashobokaga ko yumva uwo munezero wo kuryamana na nyirabuja akanya gatoya, akaba yagira n'utuntu amuha tw'akanya gatoya, ariko agahomba kuba Premier Minister wo mu gihugu cya Egiputa, ngahinduka ukomeye kuri uriya rwego. Ndagira ngo nkubwire ngo hari ibintu biza kukugerageza bidatewe n'ukuri mwiza nshuti yanjye, ahubwo bitewe n'icyo bikubonamo. Hari ubutware bikubonamo, hari ubushobozi, hari uko uzamera ejo hazaza. Satani yamaze kubibona, niyo mpamvu anyura muri abo bakobwa, niyo mpamvu anyura muri abo bagore, yarangiza agashaka kugutesha icyubahiro cyawe cy'ejo hazaza, akakugira zezenge. Ndagira ngo nkubwire ngo komera ukuri, ukusa, uriwe, uko wihesha icyubahiro niko gaciro kawe. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge dusoze, tuzagaruka no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Umwuka w'Imana aracyaduhishurira byinshi. Ndifuza gutanga umusanzu wanjye. Wowe wari unkurikiye utarakora subscribe, uyikore kugira ngo ibiganiro byose tubagezaho bijye bitabikugeraho mu ba mbere. Kandi kora share iri vugabutumwa risangiza abandi. Imana ishimwe. Fatanya nanjye iri vugabutumwa ubisangiza abandi ku magurupe, ku mastati, n'ahandi hose ushoboye, kuri Facebook ndetse n'ahandi hose ku mbuga nkoranyambaga ubaho. Sangiza abandi. Imana ibaha umugisha kandi bakomereza amaboko. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye cyane kandi ndaguhimbaje kumpinduye umuyoboro wawe mu gihe gisa nk'iki ngiki. Nunyemerere mu izina rya Yesu Kristo, kuko iri jambo ari iryawe atari amagambo yanjye. Haleluya. Imana ishimwe. Uriherekeresha imbaraga mu mitima y'abaryumvise, uriherekeresha imbaraga mu mitima y'urubyiruko runeza amatwi mu izina rya Yesu. Abari barananiwe guhinduka, abananiwe guhinduka kubw'inama bagiriwe n'ababyeyi, abananiwe guhinduka kubw'inama bagiriwe n'abashumba babo, abananiwe guhinduka, iri jambo niribahindure mu izina rya Yesu. Abari barananiwe gufata ibyemezo, uhereye nonaha nibahabwa imbaraga zifata ibyemezo mu izina rya Yesu. Sengeye abafite imitima yinangiye, sengeye abafite imitima icogoye mu izina rya Yesu. Iyi mitima Satani yafunze, ndafunguye mu izina rya Yesu, kuko wampaye urufunguzo rwo gufungura ibyananiranye. Ndafunguriye imitima yari yarahindutse akahebwe mu izina rya Yesu. Urubyiruko rwumvaga ko ibyaba ari ukunywa itabi, urubyiruko rwumvaga ibyaba ari ugusambana, uhereye umunsi wa none nibamenye ko hari umugambi w'Imana ku buzima bwabo. Imana ishimwe cyane. Nibamenye ko Imana ishaka kubahindura bakomeye, ariko kuko bubashye Imana, kuko bagarukiye Imana, kuko bagandukiye Imana, kuko bikomeje ku Mana. Haleluya. Mu izina rya Yesu
ndarwanya ibibarwanya, imbaraga zisiba mu mitwe ibyo bamaze kumva, dayimoni ikiroso, mpagaze mu butware mpabwa n'ijuru, mu izina rya Yesu ndakwirukana mu mitwe y'aba basore, ndakwirukana mu mitwe y'aba bakobwa, mu izina rya Yesu. Ndetse n'umuntu wese uneze amatwi, dayimoni upinga ijambo ry'Imana, mu izina rya Yesu, dayimoni ndakubangamiye, nahawe imbaraga zo kukwirukana, aho wihishe ndakwirukanye, muri uwo mutima ndagusohoye, ndirukana umwijima mu izina rya Yesu. Rubyiruko rwamenyereye ibi bintu, rubyiruko rutesha agaciro ibi bintu, mu izina rya Yesu, uhereye nonaha ndarema ubuzima bushya, ndarema imibereho mishya, mu izina rya Yesu. Nibabe urubyiruko rwiyubaha, nibabe urubyiruko rwihesha agaciro. Haleluya, Imana ishimwe. Haleluya. Muntu wese wumvise iri jambo nirigira ahantu rimukura, nirigira ahantu rimutereka, imyumvire ipfuye nisohoke, ibiganiro bipfuye ntibikongere, ibi biganiro bicaragamo, mu izina rya Yesu, bumva ibidafite umumaro, mwanya wabo bawutakazaga mu mafilime, mwanya wabo bawutakazaga mu mipira, mwanya wabo bawutakazaga barimo basebanya amagambo yo gushyushya inkuru. Uhereye nonaha aya magambo ndayasohoye mu izina rya Yesu. Dayimoni udindiza iterambere ryabo, udindiza imibereho yabo, ndagusohoye mu izina rya Yesu. Imbaraga zabo rwanyaga ndazirwanyije, n'uhereye nonaha ni abanyembaraga, uhereye nonaha barashoboye, uhereye nonaha baratsinda Satani, uhereye nonaha bakiriye imbaraga zibashoboza kuva mu bibi burundu, mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndagushimiye Yesu ko hari inyenyeri zari zarazimye ku bankurikiye kubera ibyo bari bariyandurishije, ariko uyu munsi wa none bamaze kumvira ijambo, inyenyeri zabo zirongeye zirate. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hari abari baratakaje ububyutse, hari abari baratakaje ubutware bwabo kubw'ibibi bagendeyemo. Haleluya. Ariko bamaze kumvira ijambo, imitima yabo imaze gutsindwa n'iri jambo, wongeye kubagarurira ubutware. Haleluya. Mana ishimwe cyane. Hari umugambi wawe ku buzima bwabo wari waraburijwemo kuko bari barakwimye umwanya, ariko uyu mugambi wawe, Mana ishimwe, uyu mugambi wawe urongeye ukoreye muri bo, urongeye urakoze. Mugambi w'Imana, mugambi w'Imana. Haleluya. Mana ishimwe. Ndumva ugaruye agaciro abantu bari baratakaje agaciro, bakobwa bari baratakaje agaciro kubera ibyo bagendeyemo, kubera ibyo bakoze. Bawongeye kubagarura agaciro, aba basore wongeye kubagarura agaciro, inyenyeri zabo zirongeye ziratse. Mana ishimwe cyane. Uyu mwanya ndangururiye mu matwi yabo, ndababwiye ngo ntimuzongere gukora ibi ukundi, ntimuzongere gukora icyaha ukundi, nimwambara imbaraga, nimugendane n'Imana, nimufate ibihe byo gusenga. Imana izabana namwe. None uhamagara hari wakumva, dore Yesu agutegeye amatwi. Nshuti yanjye, muvandimwe wanjye, Yesu agutegeye amatwi. Mushiki wanjye, ambaza Imana uri mu buriri, uri mu gitanda cyawe, ambaza Imana uri mu cyumba cyawe, hamagara Imana uri muri saro, hamagara Imana ugenda mu nzira, hamagara Imana mu mibereho yawe. Imana igutegeye amatwi, kandi ejo hawe ni heza. Ntiwiyanduze, ntiwongere gushyiraho urukuta hagati yawe n'Imana. Uru rukuta rurasenyutse, uru rukuta rurasenyutse. Ntiwongere gutuma rwubakika, umwanzi ntiyongere kugushuka, ntiwongere kugurisha inyenyeri yawe y'ubutware. Imana ibaha umugisha. Amina. Aleluya. Ushimwe Yesu, ushimwe kuko ukoze imirimo n'ibitangaza, ushimwe ko hari imigozi, haleluya, hari iminyururu yicagaguritse ku maguru yabo. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe.
Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Haleluya, 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 haleluya. Imana ibaha umugisha mwebwe mwese mwari mudukurikiye kuri Negev TV. Ijambo ry'Imana nakagaruka, mukomeze kubana natwe, mukora subscribe, mukora share, ibi biganiro mubisangiza abandi, mwandika muri comment icyo udasobanukiwe, umnyandikire muri comment cyangwa se umpamagare kuri nimero ya telefone 0788 71 0339. wanyandikira kuri WhatsApp, wanyandikira SMS isanzwe, wampamagara, ndahari ku bwanyu. Imana ibaha umugisha. Shalom, shalom.